Reka ngusuhuze wowe ubana natwe uyu munsi ngwifurize umugisha w'Imana, ngwifurize amahoro n'amahirwe bituruka kuri Nyagasani umwami Imana ikugire neza kandi Imana iguha umugisha, ndetse umugisha utagabanije, umugisha uvuye mu biganza by'Imana. Uwiteka akureba n'amaso y'imbabazi kandi aguhire uko bukeye n'uko bwije, ndetse ikiganza cy'Imana kikomeho iminsi yose. Icyambere, ndagukunda wowe udukurikira uko bukeye n'uko bwije, ndetse mwifurije amahoro n'imigisha bituruka kuri Nyagasani umwami Imana. Uyu munsi ndashaka ngo tuze kuganira cyane nkuko dusanzwe tuganira. Ni ikintu kandi abantu benshi bambajije, ndetse ndabona iki kintu kuko abantu benshi bakimbajije ni nabyo koko nabyo reka tugishyire hano kugira ngo umuntu wese noneho aze kukibona, ndetse aze kurushaho kugisobanukirwa neza. Ni ikintu gikomeye, ni ubusobanuro bwo kurota inka. Kurota inka birimo ibisobanuro byinshi, ariko ndaza kugerageza kandi mu buryo bushoboka, ku buryo umuntu wese ari buze kunyurwa n'igisobanuro akuye hano hantu. Nanjye sinzabatenguha, nzajya mbasobanurire akantu ku kandi. Narababwiye ngo inzozi kuzisobanura ntabwo ari ibintu by'umuntu uwo ari we wese. Kuba uri umupasiteri, kuba uri umuhanuzi, kuba uri umwigisha, ntabwo biguhaye gusobanura inzozi. Gusobanura inzozi ni impano y'Imana. Uyu munsi rero tugiye gusobanukirwa neza inzozi urota, wamara kubirota ukabyibaza, ndetse ntuze gusobanukirwa ibyo ari byo wowe ubwawe. Urabirota ariko ntubisobanukirwe, ukarota ntusobanukirwe ibyo ari byo. Ariko bavandimwe, inshuti z'umusaraba, inshuti z'Imana, reka maze mbabwire, ibi kurota ntabwo bireba umukristo, ntabwo bireba umuntu gusa ngo wakijijwe, kuko uwo ari wese ararota. Ariko ukarota ntusobanukirwe icyo Imana ikubwiye, cyangwa se Imana ishaka kuvugana nawe cyane rwose. Njyewe nigeze ndota, njyewe Imana yo kurota Imana yimaye kuva kera narakizwa, ndetse nari nyiri n'umwana mutoya. Imana ima ndota ngo mbona iwacu mu rugo, icyo gihe nawe kwa nyabukuru byara mama, mbona ngo iwacu mu rugo barimo baryaga inyama, ndetse izo nyama zari inyama mbi mu buryo bukomeye cyane. Izo nyama ngo zari inyama mbi ndetse zikomeye. Ariko ngiye kubona mbona ngo haje abantu benshi cyane mu rugo, hanyuma ba bantu bagenda bashaka kubagabura za nyama, ariko nkabona bitari mu gukunda. Reka mubwire, mu gitondo nabirose nijoro, mu gitondo bugeze nka saa 5 ngiye kumva numva ngo mushiki wacu arapfuye, apfa atarwaye, apfa amarabira, apfa atarwaye, amarabira arapfa neza pe. Bahita baduhamagara tujya gushyingura ako kanya, kuko abakobwa bari impanga. Umwe rero wari gakuru arapfa, sefini. Imana rero ivugana natwe mu nzozi. Nabwiye ngo niba urota ukarota, ujye wirinda ibyo warose, kuko cyo gihe ntabwo nagakijijwe. N'amahanga mbwiye rero ngo kurota ntabwo bigombera kuba uri umukristo, ntabwo bigombera kuba warakijijwe. Washobora kuba n'umusilamu ukarota. Iki kiganiro kirakureba uwo ari we wese. Niba ari ubwa mbere uyu munsi kuri iyi channel rumwe na Reverend Pastor Nshimiye, mubwire ngo kora subscribe, kora like, kora comment. Imana ikugirire neza kandi Uwiteka Imana aguhire igikomeye. Turagukunda kandi twifurije umugisha, isha n'ihirwe
bituruka ku mwami Imana. Reka gatoya tubanze dusenga Imana, hanyuma nze mubwire tubive imuzi ibintu byose. Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimiye ko uri Imana ikomeye, ndagushimiye ko uri umutabazi wacu, uri Uwiteka ryo zina ryawe. Mwami, iki kiganiro tugiye kwinjiramo kurotora inzozi z'abantu barimo kurota muri iyi minsi, ndakwingize ngo naba ari nge, ahubwo Mwuka Wera aba ari we umanuka aze kubana natwe, kandi ukuboko k'Uwiteka Imana kuze kumanuka kutugirire neza. Ndagushimiye kubwa none, kubw'ibihe byose, kandi ubuntu bwawe, umwuka wawe wera, imbaraga zawe zikomeye zize kubana natwe, nanjye ubwanjye ugiye gusobanura ibi, kuko si ibyanjye ahubwo n'iby'umwuka wera, kugira ngo abantu bose barusheho gufashwa, kuko ntabisobanura uko mbishaka, ariko si njye ugiye kubisobanura, ahubwo Mwuka Wera aze gusobanura, kugira ngo umuntu wese uri hano imbere yanjye arusheho gufashwa no kumva neza icyo umwuka abwira amatorero. Ndagushimira ko bikoze ugaze Kristo umwami wacu. Amina. Imana ikumere umugisha, kandi Imana ikugire neza, ujye urota ibintu bigakora ku mutima wawe, ndetse ukabyuka wibaza ibyo ari byo ntunasobanukirwe neza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga neza ku kintu gikomeye cyane, kurota inka. Mbere na mbere banza umenye ibintu bibiri. Harimo ibintu bibiri. Icya mbere, inka si inyamaswa isanzwe mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe inka ntabwo ari inyamaswa isanzwe, ndetse no mu mwuka inka ifite ubusobanuro bukomeye cyane ugomba kubanza kumenya. Inka mu buryo bw'umwuka ifite ubusobanuro bukomeye cyane. Iyo rero warose inka, ari ibintu bibiri ariko turibuze gusobanura neza cyane. Icya mbere, ari ubutumwa buba buvuye ku Mana. Cyo ni icya mbere, ari ubutumwa buvuye ku Mana Imana ishaka kukubwira. Icya kabiri, ari ikintu ku buzima bwawe cyifuzwa cyangwa se kuvugwaho, ari icyo ku buzima bwawe, ari ikintu kigiye kuvugwaho. Ibi rero nurota inka, menye neza ibi bintu bibiri cyane, unabizirikana. Aha ngaha rero nyemerera twijire mu buryo burambuye kandi ndetse bwumvikana. Aha ngaha tugiye kubirambura neza byose, tubisasanure kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza. Mbere ya byose, iyo tubonye muri Bibiliya inka ifite ubusobanuro bukomeye cyane. Iyo ugiye muri Bibiliya ubwayo, ubwo twinjiye mu buryo bw'umwuka, mbashaka gusobanura ibintu bifite fagite, bifite ubusobanuro, kuko wowe ubwawe uri kubirota ariko ntumenye ibyo ari byo. Hanyuma muri Bibiliya, iyo wibutse umwami yararose, mwami Farawo arota, ndetse arota inka nziza ngo zibyibushye, zari inka 7. Mu kandi kanya ngo yongeye arota inka 7 zinanutse ngo z'iminambe. Icyaje gutangaza nuko za nka z'iminambe zaje kumira inka 7 zibyibushye. Aha ngaha rero harimo igisobanuro gikomeye cyane. Iyo umwami ataza kubona Yosefu ngo amusobanure, ndetse ibi ngibi uzabisanga mu Itangiriro ibice 41 ku murongo wa 2 n'umurongo wa 4, uzabisangamo aho ngaho. Hano rero yagize amahirwe abona umusobanuzi witwa Yosefu, aza kumusobanurira. Byasobanuraga iki? Imyaka 7 y'ubukire n'imyaka 7 y'ubukene. Aho sindi muze kuhatinda. Iki rero cyari ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubukire n'ubukene, ko bagomba kwitonda. Inka igereranywa mu buzima bwawe cyane. Inka kandi iri ibihe urimo kunyuramo. Aha ngaha inka ni ibihe bizaza ku buzima bwawe. Ibi nibyo rero ukwiye kubanza kwitondera
ndetse no kwitwarika kugira ngo umenye neza ibyo urota ndetse umenye n'ibyo ari byo, kugira ngo uze kwitonda ndetse uze no kumenya uko witwara. Ibi wamaze kubisobanukirwa neza ndetse wamaze no kubyumva. Kurota inka nziza zibyibushye, birashoboka ko wigeze kurota cyangwa se uzarota cyangwa se wararose cyangwa se urarota ukarota inka nziza zibyibushye. Iyo rero urose inka nziza zibyibushye zisa neza, zisobanura, banza umenye umugisha uri hafi kuza ku buzima bwawe, cyangwa se umugisha uri hafi yawe, ubukire cyangwa se iterambere imbere yawe. Nurota rero inka nziza zibyibushye, itegura umugisha, itegure iterambere ryiza imbere yawe, itegura amahoro mu buzima bwawe. Ahangaha niba urose izi nka nziza zibyibushye, itegura ibyo. Bibiliya Imigani ibice 10 ku murongo wa 22 aravuga ngo umugisha w'Uwiteka niwo utera ubukire, kandi nta mahoro kandi nta mubabaro yongeraho. Cyane nta mubabaro Imana yongeraho. Ni ukuvuga ngo ibiguhaye, ibikweretse ubukire. Ibi rero bikwereka ko uramutse urose ibyo, Imana igiye kugushyira mu gihe cyiza. Ari igihe cyiza ugiye kwinjiramo, ari igihe cy'umunezero ugiye kwinjiramo, ari igihe cy'amahoro ugiye kwinjiramo, ari igihe cy'amahirwe ugiye kwinjiramo. Ni igihe cy'umunezero, ni igihe cy'umugisha ugiye kwinjiramo, ndetse uwo mugisha uri hafi yawe. Nurota ibyo bintu uzitegure kwakira ubuntu bw'Imana, uzitegure kwakira amahoro, uzitegure kwakira ibihe byiza, ndetse uzashake utangiye wigurire n'agacupa gafanta, wigurire agafanta, wigurire kakawa, wigurire icyayi. Imana iguha umugisha. Niba uri mu bihe bikomeye ukarota ibi bihe, uzitegure. Niba uri mu bihe byiza byo gucuruza, uzitegure umugisha. Hanyuma icya kabiri, kurota inka zinanutse cyangwa zirwaye, cyangwa se ukabona inka zawe, cyangwa se ukagera ku nka zipfuye, mwokagira Imana. Iyo rero urose inka zinanutse, zirwaye, zibabaye cyangwa se zipfuye, bisobanura ibibazo bigiye kuza ku buzima bwawe. Ugiye kujya mu bibazo, ugiye kujya mu bigeragezo, igihombo cyangwa se gutsindwa ku buzima bwawe. Ari igihombo kigiye kwinjira ku buzima bwawe, ari intege nke mu buzima bwawe bw'umwuka ugiye kwinjiramo. Ahangaha itonde, ibi bintu byitondere. Niwirare warose inka zinanutse, zirwaye, zibabaye cyangwa se zipfuye. Ibi bintu byitondere. Imana irimo kukubwira ngo witegure kuko ugiye kwinjira mu bihe bibi. Kandi Imana ibi irimo kubwira ngo ahangaha usenge ndetse cyane, kuko ugiye kwinjira mu bihe bitakoroheye. Senga, ari ibihe ugiye kwinjiramo. Itegure, ugiye kujya mu gihombo. Itegure, ugiye kwinjira mu kaga. Itegure.
ari ibihe bitari byiza nshuti yanjye ugiye kwinjiramo. Nibyo Imana igenda ikubwira, ntabwo ninda. Icya gatatu, kurota inka zigukurikirana cyane ariko zirakaye ndetse zishaka kukwica, cyangwa se ukabona inka ziguhunga cyane. Cyane ni ibintu, ntukurota inka zigukurikirana ariko zirakaye, izo nka zishaka kukwica zikwirukaho cyane cyane. Cyangwa se ukarota inka ziguhunga ziguhunga. Aha bivuze ko iyo urose inka zimeze gutyo, menya ko hari ibibazo, ari ikigeragezo kirimo gushaka kukwataka, kandi iyo geragezo gishobora kuzakugezayo. Ntabwo ari igeragezo cyoroshye, ubanza ubyumve. Ntabwo ari ikigeragezo cyoroshye, ni ikigeragezo gikomeye, ndetse muvandimwe cyagusaba ko ugomba kuba uri maso. Nurota inka zikwirukaho, nurota inka zigukurikiranye, nurota inka zishaka kukwica, yaba imwe zaba nyinshi, biterwa cyane, ndetse iyo nka ikaba irakaye, menya ko hari igeragezo ugiye kwinjiramo muvandimwe, ndetse icyo geragezo kiguhiga gishobora no kuguhitana. Cyane cyane rwose. Ariko kandi nurota inka nziza ariko zirimo kuguhunga, zikabona ziri kuguhunga, ukabona uri kugenda uziragira ariko zikaguhunga, ukabona ziri kuguhunga ndetse zigashaka no kugucika. Ahangaha muvandimwe, Imana irimo kukubwira ko, irimo kukwereka ko hari amahirwe agiye kugucika. Hari umugisha ugiye kugucika cyane. Amahirwe, umugisha birimo kugenda bigucika, birimo kugenda biyoyoka. Ahangaha birashobora ko ushobora kuba urimo gucuruza nanone ukabura hombye burundu cyane. Cyane rwose. Ahangaha Imana irimo kukubwira ngo ugiye gutakaza umugisha, ugiye gutakaza amahirwe cyane. Icyanyuma, kurota inka, ubona inka yonsa cyangwa se worora inka. Kurota ahangaha wowe ubwawe inka uzoroye, cyangwa se ukarota inka yonsa iri imbere yawe. Ahangaha ibingibi nubirota, menya ko urose ibintu byiza cyane, urose ibintu byiza cyane, urose blessing, urose umugisha. Ahangaha Imana irimo kwereka ngo ugiye kubona inyungu mu byo ukora. Niba wacuruzaga, niba wakoraga, niba hari business urimo gutegura, niba hari ibintu utekereza, cyangwa se wari umaze iminsi mu bigeragezo ariko ugiye kubona umugisha, hari amahirwe ugiye kubona mu murimo wawe ukora wa buri munsi. Ahangaha ugiye gutanga umusaruro, ugiye kwakira, ugiye kubona umugisha mu byifuzo wari ufite byakunaniye cyangwa byari bigoye. Ahangaha Imana no kubwira ngo ugiye kwakira amahirwe, ugiye kuva mu bibazo, ugiye kujya mu mugisha cyane. Luka 16 ku murongo w'10 aravuga ngo uwizerwa muri bito aba ari we umwizerwa no muri byinshi. Ni ukuvuga ngo ahangaha ugiye kwakira umugisha. Imana ibikubwira ngo komeza ibyo urimo, bya bintu watekerezaga gukora, bya bintu wagambiriraga, bikomeze. Ibyo urimo gukora bigiye kuzana umusaruro.
ugiye guhirwa, ugiye kwakira amahirwe, ugiye kubona umugisha. Nibyo rero Imana ikubwira. Reka nsoze mubwira ngo muvandimwe, kurota inka si ibintu byo gufata uko ubonye. Kurota inka si ibintu bisanzwe. Urumva? Kurota inka si ibintu byo gukereza. Kurota inka si ibintu ahubwo byo kujugunya. Ni ubutumwa ahangaha bushobora guhindura ubuzima bwawe, bwiza cyangwa bubi, biterwa nuko wabirose, nkuko twagiye tubibona haruguru uko bikurikirana. Cyane ntukabyirengagize. Ntukabyirengagize ibi bintu, ntukabyirengagize. Oya, ntukabyirengagize. Ni ubutumwa buvuye ku Mana. Cyane Bibiliya yavuga ngo Imana ivugana n'abantu mu nzozi, cyane no mu iyerekwa rya nijoro bashyizweyo ku mariri yabo. Ibi tubisanga muri Yobu 33:15. Imana ikumere umugisha, Imana ikugire neza, ndetse Imana ikurwanirire. Kandi inshuti yanjye, Imana ikwiteho. Ikiganza gikomeye cy'Imana kize ku buzima bwawe. Amahoro, imigisha by'Uwiteka bikuzure, bikurinde, kandi Imana ikurebane amaso y'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari ubwa mbere uyu munsi kuri iki channel kumwe na Reverend Pastor Nshimiye, mubwire ngo kora subscribe, kora like, kora comment. Imana ikugirire neza, kandi Uwiteka Imana aguhire igikomeye. Turagukunda kandi twifurije umugisha, isha n'ihirwe bituruka ku Mwami Imana. Imana ikugire neza, kandi reka dusenge Imana. Ariko mbere yo gusenga, nkubwira ngo neza, niba udasobanukiwe neza cyangwa se ufite ikibazo gikomeye, duhamagare kuri nimero yacu. Twandikire kuri nimero yacu, hanyuma iri munsi y'icyo kiganiro muri description. Imana igumugisha. Mana Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye ko uri Imana ikomeye. Ndagushimiye ko uri umutabazi wacu bwite. Uri Uwiteka ryo zina ryawe. Uri Data wa twese mwiza. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana ikiranuka. Uri Imana y'inyembaraga. Uri Imana y'inyembabazi. Bana n'umugaragu wawe, bana n'umuja wawe, bana n'umwana wawe, bana n'uyu mukobwa, bana n'uyu musore, bana n'uyu mugabo, bana n'uyu mugore. Umuntu wese umugire neza kandi umuhire ku ndoto yarose. Ndamusengeye mu izina rya Yesu. Yamaze gusobanukirwa uko Uwiteka Imana, imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, ubutware n'ubushobozi bwawe n'icyoro cyawe no gukomera kwawe biganze bitegeke. Uhereye umunsi, uhereye akakanya, uhereye umunota, uhereye isaha, uhereye isegonda, mu izina rya Yesu komeza kubana natwe, komeza kutugira neza, kandi ubuntu bwawe n'amahoro yawe bimugote, bimuzenguruke. Byose mbisabye mbyizeye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amina, amina, amina. Yesu akurinde, Yesu aguhe umugisha, Yesu akurwanirire, Yesu akwiteho, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze komaho ibihe byose. Byose mbisabye mbyizeye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amina. Shalom, shalom. Amina.